Bwakeye cyangwa mwiriwe abakunzi ba Rubavu Buy and Sell Company ya mbere mu burengerazuba yakugezaho ikibanza wifuza cyangwa se inzu wifuza cyangwa naho bifite ukeneye abakiriya duhamagara ubundi tugufashe kubabona ubundi ibintu bigende neza cyane. Twabyutse karere tujya kubashakira imari nk'ibisanzwe, imari nziza cyane z'ikibanza kiri ahantu heza cyane muri centre ya Byahi mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu nk'ibisanzwe. Ni ikibanza cyiza gikorotiye n'amabuye, kiri mu mazu, kiri mu byahano bita mu kibaya, ahantu heza cyane hubatse mu buryo bugezweho. Hari ibikorwa remezo byinshi cyane, ni umudugudu uri kubakwamo amazu meza rero cyane ku buryo nawe kuhagira ikibanza nk'iki ngiki gifite metero kare 453 ubuso, urumva ko ari ikibanza kinini kisanzuye kiri ku muhanda. Na fosi iracukuye, ni ukuyikora gusa. Iyi korotire y'amabuye nayo irahari y'igipangu, umuzenguruko wose, urumva ko ari ikibanza gisobanutse kimeze neza. N'ubuso urumva ko buhagije ku buryo inyubako yose waba ushaka gushyiramo yajyamo. Niyo mpamvu rero iyi ari shuwa diro nziza cyane twabazaniye, miliyoni 18,500,000. Iki kibanza cyaba icyawe, miliyoni 18,500,000 ikibanza cyaba icyawe. Ibyangombwa birahari, natwe nka Rubavu Buy and Sell turahari. Tukikujyaneho nugishima rwose bagukorere mitasiyo ubundi ibintu bigende neza cyane. Iki kibanza gerereye mu kagari ka Byahi, umurenge wa Rubavu, mu mudugudu wa Buhuru, aho bita mu kibaya cyangwa se i Yerusalemu. Kubahazi barahazi, ni ahantu heza hubatse amazu meza. Imidugudu iri kugenda yubaka muri iki gihe namwe murabizi uburyo iri kuba isobanutse cyane. Ni ahantu rero hateye imbere, hari ibikorwa remezo, amazi, umuriro, imihanda ikase neza cyane. Ikigeretseho rero nta nubwo kiri kure ya kaburimbo, kuko kukivaho ugera kuri kaburimbo cyangwa muri centre ya Byahi ukoresha nk'iminota 2 cyangwa 3 yonyine. Urumva ko ari hafi kandi ni ahantu heza cyane. Kukivaho ugera mu mujyi rwagati mu isoko, ku isoko rya Gisenyi, ni hagati y'iminota 5 n'7. Urumva ko ari hafi cyane, n'amaguru wanahagenda. Niyo mpamvu rero tuba twabahiteyemo imari nziza cyane nka Rubavu Buy and Sell, kugira ngo izi mari ntizigucike, wigurire aha hantu rwose ubundi ibintu bigende neza cyane. Duhamagare kuri 078 33 035 2 cyangwa se dusange Rubavu mu mujyi aho dukorera imbere ya station marine muri etage hari, uhita ubona ibyapa byanditseho Rubavu Buy and Sell Limited, ubundi tukagufasha kubona icyo wifuza bijyanye n'inzu cyangwa ibibanza. Tufite ibibanza ku mazi Nyamyumba, tufite ibibanza mu mujyi neza wa Gisenyi mu makoro RCD, tufite ibibanza mu Byahi, tufite ibibanza Rugerero, tufite ibibanza Mahoko, agace kari kose no mu nkengero za Rubavu washakamo ikibanza cyangwa inzu turabifite rwose. Uduhamagare ubundi tubikujyaneho. Ni Emmanuel nk'ibisanzwe guturuka muri Rubavu Buy and Sell. Mukore subscribe kuri channel. Iki kibanza twabazaniye gifite ubuso bwa 453, gikora ku muhanda, kiri hagati y'amazu. Ikirenzeho kiri muri R3, kiri mu miturire. Zoning yacyo ni R3. Kubazi ibyo ngibyo nawe wabyumvise wabisobanukiwe, duhamagare ubundi ukigurire, kuko ni ikibanza cyiza cyane. Sawa, murakoze cyane, mugire ibihe byiza.